Umuvugo w'igihe n'ubusinzi buhindutse ubusazi. Mbega 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 mbega! Mbonye uhakura ubuki abanje gutwika inzuki, ubwo se ubuki bw'ejo n'ejo bundi buzabukura hehe? Umwe yaravuze ati ni igihe gitanga ubuki byashariraga bikaryoha, undi aramubwira ati witonde cyane ubanze utekereze kuko igihe gishobora no guhindura ibyari biryoshye bikaba umushari. N'iyo inzuki zigihari ntabwo ubuki buzabura, ariko se ugira ngo izashize zizagaruka zitanga ubuki kandi barazitwitse? Umunyamurengwe wasinze imigisha akandagira mu buki, uwasinze imigisha akarya inyama z'umutavu, yasinduka agashaka n'inyama z'imfizi kuko arizo ziramira abasinzi. Uwo ameze nk'uwasinze imigisha agatuka uwamukikamiye. Barambwiye ngo nimba nshaka kuba umushumba mwiza wubahwa w'ikirangirire mu gihe kizaza, nsaba impano zo kuzura abapfuye kuko abapfuye bahagaze ari benshi, nsaba impano zo guhumura impumyi kuko amataratara arahenda, ngo nsabe n'impano zo guhagurutsa ibirema kuko gusabiriza kugosa abatuye isi kandi kukangiza ibidukikije. Ngo kukangiza ibidukikije? Reka da! Gusabiriza kugosa isi gutewe n'umurengwe, aho abantu basaba ibyo badakeneye. Mpita mbasubiza nti muravuga amagambo nk'ay'abasazi cyangwa abasinzi. Abapfuye kera bazutse bahita biyahura kuko babonye ibikorerwa muri iyi si ya none bakwicuza igitumye basuka. Bagusarana basanze aho wahumutse avuma wamusengeye ngo ahumuke, bagasanga aho uwakize ubumuga akubita uwamukijije ngo ni igicucu kitazi icyo gikora, bagasanga aho nabonye ukubita uwamwonkeje akagaye uwamwigishije ngo ni igicucu ntazi ubwenge. Ndavuga nti wenda ahari ibi nabyo ni ubusazi n'inzozi, ibyo narose bizanwa n'igihe. Maze mpita mvuga nti burya koko umushonji arota arya, ariko yakanguka agasanga inzara ari yose. Ese ibyo byose ni ubusazi? Izindi nzozi narose zituma ntangara kandi nasanze zitangana n'ibyo narose. Igihe nasanze kimeze nk'uruziga ruzenguruka ugasanga urugendo hazungamuzunga agasanga ugarutse aho yarari, ibyo nabyo ni ubusazi. Agarutse aho yarari aribyo bita kwisubiramo. Maze nongeye kurota mbona igihe gihagaze aribyo bita kugira impagarike n'ubugingo, abandi bakabyita kugaruka ukisubiramo. Nubwo hari abatajya bagaruka ngo bisubiremo bakomeza bagatomera bakibwira ko igihe kirambuye. Nubwo hari ibikemurwa n'igihe, nasanze hari ibyangizwa n'igihe nanone. None se nko gusaba uwo wimye, nko kwima uwaguhaye, ibyo nabyo ntibizanwa n'igihe? Ni kimwe no kurengwa ukarengera uwakurengeye. Erega igihe gishobora gutuma impumyi zireba n'ibipfamatwi bikumva, ariko ikibabaje ni uko impumyi ihumutse ishobora kwicuza iti iyo nkomeza ngahuma kuko ibyo mbonye binkojeje isoni. Uwari igipfamatwi nawe akicuza ati burya batangiye kumva kera baragowe, ibyo numvise byo binteye ikimwaro. Naho wari ikiragi nawe akavuga ati iyo nkomeza kwibera ikiragi simvuge, simba mvuze nabi, ibi biriho binshyira muri gereza bizangeza aho ntigeze ntekereza iyo nkomeza nkibera ikiragi. Igihe cyubahwe, igihe tucyubahe, nyir'ibihe tumwubahe, tumupfukamire, twirinde kumukoba no kumupfobya, twirinde kuba b'iki gihe nubwo turi muri iki gihe. Reka igihe kikugirira ibyo utigeze ubona, igihe kikwereka ibyo utigeze utekereza, ariko ntibikumwaze kuko ari iby'iki gihe. Ugire umunsi mwiza.